ati padiri mbwira kuri politiki na kiliziya kuko mu gihe cy'amatora ahandi mbona abandi bamamaza ariko mwebwe ntitubabone muri kwamamaza kandi muri abaturarwanda. Atese kiliziya yaba yemerewe cyangwa se ibujijwe iki mu bihe byo kwamamaza? Mubaraka, ndagushimiye cyane kuri iki kibazo gitumye nibutsa impande ebyiri ubundi zitakwiye kwitiranywa, kiliziya na leta cyangwa se kiliziya na politiki. Izo mpande zombi nta rukwiye rwose kubangamira urundi, ndetse amategeko agenga buri ruhande arafututse neza. Buri ruhande ubundi rurabizi, ruzi imyitwarire iboneye. Bombi rero bakorera abantu bamwe kuko bafite aho bahuriye, birumvikana. Izo mpande zifite aho zihuriye, ariko imikorere yabo iratandukanye rwose. Batahiriza umugozi umwe mu mibereho mboneragihugu, nabyo naho bahuriye. Nko gusubiza rero, nagira ngo mpere aho wavuze ko wabonye ngo ibikorwa wakwitiranya no gukora politiki hirya no hino ngubwo. Yewe hari naho kiliziya yo twavugaga imyaka 60 y'umubano mu bya diplomasi cyangwa se ushingiye kuri za ambasade, umubanyi n'amahanga, kiliziya ibifitanye n'ibihugu bikomeye ku isi, nibyo tugeze kwita soft power. Staline wari kuri igihugu cy'Uburusiya yatakaga cyane. Murumva ko rero kiliziya hari aho igaragara muri politiki. Bavugaga ko rero hari aho wagiye ubibona, icyakora ubanza wibeshye. Nakwibutsa ko ubundi kiliziya nta shyaka rya politiki na rimwe iryo ari ryo ryose igomba kuba ibogamiyeho cyangwa se kwegamiraho. Kiliziya ku isi yose nuko bimeze, nta shyaka rya politiki iryo ari ryo ryose ishobora kwegamiraho. Ntabwo ibyemerewe kubera ubutumwa bwayo. Impamvu nyamukuru rero nuko kiliziya ibigomba kugaragaza ko ari umubyeyi. Ni koko kiliziya igize aho yegamira, bisobanuye ko yaba irobanuye abantu bamwe cyangwa se igice kimwe, nkuko wafana ikipi igice kimwe ikindi kintu ntikikwibonemo. Kandi iki kiliziya igomba guhora igaragara ko ari umubyeyi, abantu bose bakayibonamo, abantu bose bakayisanga, nayo igasanga abantu bose. Kiliziya rero n'umuhuza wa bose mbere na mbere. Icya kabiri, ntibiyibuza rero ko yavuga ku byerekeye politiki, ibikora iri kurengera abantu, iri kurengera uburenganzira bwa muntu, iri kurengera amahoro, iri kurengera ukuri. Ibi bishingiye ku ivanjiri kuko ni uburenganzira bwa kiliziya, uburenganzira budakuka, itagira uwo ibusaba n'umwe, kuko kiliziya irigenga mu mikorere yayo nk'uko na leta iba yigenga mu mikorere yayo. Iyo irengera abantu rero, yibutsa cyane cyane ko abantu batuye isi, ko abatuye isi atari abayo, ko bagomba kwibuka ko basumbye, ubuzima bwabo busumbye ubwahangaha ku isi, kuko abantu batuye isi ariko bagomba kuba bayitaruye. Ibyo ngibyo kiliziya rero ihora ibyibutsa kuko bafite isoko n'iherezo mu Mana. Icyo ngicyo rero kirakomeye cyane ko kiliziya ihora yigiza ejuru imibereho ya muntu hano ku isi. Bityo rero ikagerageza kugaragaza ko abantu bose bahabwa agaciro, cyane cyane abanyantege nkeya, ikurikije imigenzereze ya Nyagasani Yezu Kristo. Kuva umuntu agisamwa, na mpamvu irengera abana bakiri mu nda y'ababyeyi babo, ikarwanya gukuramo inda ku bushake. Kuva umuntu agisamwa rero kugeza yitahiye mu zabukuru, niba imibereho yo ku isi ibimwemereye. Ni ukuvuga ngo n'abakuze, n'abasheshakanguye, n'abarwayi, n'abamugaye, kiliziya ihora ibagaragariza ko hari aho bava, hari naho bagana, ikarengera umuntu uwo ari we wese, cyane cyane abanyantege nkeya. Niyo mpamvu rero yimakaza ukuri ndetse n'amahoro, igamije ikuzo ry'Imana. Imana yibutsa ko ari we rurema n'umugenga w'ibintu byose. Kiliziya kandi ku bwa gatatu ihora isabira abakora politiki, ndetse ubyumva buri cyumweru muri iyo santrali yawe, cyangwa se wagiye mu maparuwasi, cyangwa se ubungubu ibitangazamakuru bituma ukurikira misa buri cyumweru, cyangwa se ku minsi mikuru. Buri gihe tuba turi gusabira kiliziya. Kiliziya ihora isabira abakora politiki cyangwa se ari mu nzego za politiki. Cya kane rero gikuyemo ingingo nkenye ngufi zifatika, noneho zijyanye n'ikibazo wabazaga. Kandi ndagihera ku byo wavuze by'uko utangazwa n'uko tutamamaza mu matora kandi turi abaturarwanda. Ahari washatse no kuvuga abiyegura Imana ndetse n'abasaserdoti. Usibye rero inyigisho za kiliziya nka Dignitatis Humanae, n'amategeko agenga kiliziya ku isi yose mu bihugu bitandukanye,
igihe cy'amashyaka menshi mu gihugu cyacu by'umwihariko abepiskopi bibukije ya mu mwaka w'1991 ya mwaka w'2003 ubwo twagiraga amatora ya mbere mu gihugu cyacu. Abepiskopi rero bibukije ko hari ibireba abarayiki hakaba n'ibireba abiyegura Imana ndetse n'abapadiri mu gihe cyo kwamamaza amashyaka. Muri ibyo ngibyo Kiliziya yibutsaga abiyegura Imana, abihaye Imana, abapadiri, abepiskopi bo ntibemerewe kuba mu ishyaka iryo ari ryo ryose rya politiki. Yewe ntibemerewe no kuryamamaza yaba mu ruhame cyangwa se rwihishwa. Gusa bashobora kandi bemerewe, bafite uburenganzira bwo kwitabira amatora nk'abandi baturarwanda cyangwa se nk'abandi bene igihugu, ariko batari abakandida. Ntibashobora kwitoza nk'abakandida kugira ngo bagire ibyo bahagararira mu nzego za politiki. Ibyo Kiliziya yarabifutuye mu mabwiriza ayigenga, kuko ibya Kiliziya bitagomba kwivanga n'ibya leta, kandi umupadiri akagomba guhora agaragara nk'umuntu wa bose. Nsubiza umuseminari washakaga kuba umusirikari cyangwa se umupolisi, nibukije ko abapadiri babujijwe gukoresha intwaro ndetse n'imbunda, kuko bahora ari abantu b'Imana, bagomba guhora bagaragara nk'abantu b'Imana. Byabagora byabananira gute, bagomba guhora bagaragara nk'abantu b'Imana. Niyo bamennye amaraso, niko namubwiraga, ntibagomba kumena amaraso y'undi muntu uwo ari we wese. Nyamara inzego zishinzwe umutekano tuzi aho zishobora kugeza. Abasaseridoti niyo bibaye ngombwa ko bamena amaraso, bagomba kumena amaraso yabo bwite nka Yezu Kristo, ni ukuvuga bitangira abandi. Aho ngaho iririma rero wibutse ibitemewe harimo kumanika amatangazo yamamaza amashyaka kuri za Kiliziya cyangwa se ku nyubako za paruwasi. Ubundi ntibyemewe. Ibyo ngibyo abepiskopi barabifituye mu gihugu cyacu, cyangwa se no gusoma amatangazo yamamaza amashyaka ya politiki nabyo ntibyemewe. Muri Kiliziya nguzi ko habaho amatangazo ya paruwasi, nabyo ntibyemewe gusoma aya matangazo yamamaza amashyaka mu Kiliziya. Ibikoresho by'abakristo nabyo ntibikwiye gutizwa amashyaka ya politiki mu gihe cyo kwamamaza. Abepiskopi nabo barabifutuye cyane cyane mu mwaka w'2003 batubwira kwirinda kubangamira uwo ari we wese ushobora kubona hari ibikoresho bisanzwe bigenewe abakristo cyane cyane ku cyumweru byatijwe amashyaka ya politiki, maze bikagaragara nkaho nabyo byagiye kwamamaza imyumvire runaka cyangwa se ibitekerezo runaka. Ntibikwiye kandi ko ubwo kuko wakibajije ejo bundi ku cyumweru nahagije uwari wambaye bandana ndetse n'umupira wamamaza ishyaka rya politiki. Ibyo nabyo sibyo, ntabwo ari byo. Urumva ubwo icyiciro yari harimo umuntu wiyubashye yahita byumva vuba vuba. No mu Kiliziya twagombye kuba twambaye ibidatuma abantu babona ko hari amashyaka ya politiki turi kwamamaza, cyane cyane mu gihe cyo kwamamaza. Ariko niyo yaba atari mu gihe cy'amatora cyangwa se cyo kwamamaza, ni byiza kutagira umuntu umwe ubangamira. Nko mu gihe cyo gushengerera, ukabona aho gushengerera isakaramentu ritagatifu ari kwibaza kuri ayo magambo ari kwamamaza ishyaka rya politiki runaka. Muvandimwe rero mu kubivuga mu magambo avunaguye ntabwo byoroshye, ariko navuga bimwe bijyanye n'icyo babazaga ko ari ibyo ngibyo, kugira ngo urusheho kumva ko Kiliziya mu burere mboneragihugu cyangwa mu mibereho mboneragihugu hari ibyo isabwa, hari n'ibyo yemerewe kujyamo cyangwa se no gukora, ariko hari n'ibyo itemerewe, kuko igomba guhora ari umubyeyi w'abantu bose. Ndagushimiye cyane rero kudufasha kwibutsa ibyo Kiliziya ikora n'ibyo leta ikora, kandi hari aho bahuriye, ariko hari n'ibigomba gutandukana rwose. Amategeko bombi arebabwira. Ndagushimiye rero muvandimwe Alphonse, ngushimira kuri iki kibazo, ndetse nabwira abandi bose kugira ngo turusheho kumva ibyo Kiliziya iba yarateganyije n'ibyo inzego z'igihugu ziba zarateganyije, kugira ngo hatagira kimwe kibangamira ikindi. Nawe utaha.